Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatuguye. Ese nukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho uzajye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode turagushakira kode, tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugagufatira kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabashijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyeme guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko uri muhanda ushamikiye w'ibumoso udakomeza, kubera kuri kubona ko turebeye no ku birango ugarukira mu buso, kugira ngo utazaba uri kugenda mu muhanda ukabona umuhanda ushamikiye ku urimo ukavuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira. Rero bakiyaho kino cyapa bakubwira ngo umuhanda udakomeza, kugira ngo utagira ngo ubonye inzira y'ubusamo ukagicamo wagera imbere ukabura inzira, kugira ngo rero udata uwo mwanya bagashyiraho kiriya cyapa bakubwira ko umuhanda giteye mu ntangira udakomeza. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka. Wayazimya ryari? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Yari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, ugiye kubisikana n'ibindi ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo urwo rumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kuzimya amatara maremare y'ibinyabiziga byanyu mu gihe mugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira kode ukeneye. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode ziri kuboneka, cyangwa ni ku ruhushya rw'agateganyo kuri Provisoir ibizamini biri gukorwa buri munsi. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare mutubwire uturere mushaka gukoreramo, itariki mushaka n'isaha mushaka. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye ayayi matara: A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Bari kutubwira ngo ikinyabiziga nticyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe. Niba kifite amatara ndangambere, rimwe riba riri iburyo irindi riri ibumoso biteganye, akaba ari amatara atarenza abiri.
ariko kiba cyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bukurikira. Itara ndangamubyimba kiba cyagira arenga abiri, itara ryerekana icyerekezo ari byo mwita ibinyoteri kiba cyagira arenga abiri, ndetse n'itara ndangaburumbarare kiba cyagira arenga abiri. Niyo mpamvu bavuze ngo ntigishobora kurigira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe uretse ku byerekeye aya matara. Rero niyo mpamvu duhisemo de, ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ijambo abagenzi bavuze ntugire kuvuga umunyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha umuhanda. Babibona ku buhe buryo? Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, b iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, c babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubundi ibumoso baba bagomba kubona iby'ibara ryera, noneho iburyo bakabona iby'ibara risa n'icunga rishije cyangwa iby'ibara risa umutuku. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko babicurikiranyije. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo noneho babikoze, uhita ubikora. Niyo mpamvu mbikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. De ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Wibuka ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Na bino binyabiziga bigenewe kwigisha gutwara dukoresha turi kubigisha gutwara bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ndizera ko ramusemo de, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Umuhanda wubatswe nabi. B agacuri kateza ibyago. C umuhanda utaringaniye. D akazamuka ugahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B agacuri kateza ibyago. Ugiye kugira ahantu hacuramye, noneho zino pourcentage bagenda bashyiramo ntabwo waramo 10%. Hari igihe uzabona harimo 15%, 20% bitewe n'ukuntu ako gacuri karaba gacuramye. Rero niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikindi ukibuka ko tugira amoko 5 ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ukibuka ko niyo video ihari, yandikiye kuri WhatsApp nyiguye cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yaye matara: A itara ndangamubyimba, B itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, D
A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo, aho ni kuri D. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se. Itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Ririya tara ribonesha kuri plaque. Ubundi kino kibazo bari batubwiye ngo amatara agomba gushyirwaho ku buryo buteganye kandi akagomba kugira ingufu zingana. Niba ari amatara ndangambere, iriri iburyo n'iriri ibumoso bigomba kwaka kimwe. Ntubone ngo rimwe rimurika muri metero 150, irindi rimurika muri metero 200. Oya, biba bigomba kwaka kimwe kandi rimwe rikaba riri iburyo irindi riri ibumoso. Ariko rero atara ribonesha ku cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, mubona ko riba riri ukwaryo, nta rindi biteganye riri ukwaryo. Rero ntabwo rikurikiza ryo iri tegeko. Ndizera ko ramuse ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, D metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se. Aba ari metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bajya bagindura bakafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu baba bakoze cyonyine aba ari uguhindura ingero. Rero nibavuga ngo santimetero 190 uzahita ubikora ni kimwe no kuvuga ngo metero 1 na santimetero 90. Ndizera ko usobanukiwe, ariko ndi hafi kubategurira amasomo. Ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyirizeho ujye uhita ukibonera ku gihe aho hasi umukara. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tugomba kuba dusa dute: A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Uturi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, mbikubiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo romboroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga: A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C amavatiri y'ifasi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Bari kutubwira ngo romboroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80. Rero zigomba kuba zikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ano mapikipiki asanzwe kwa kundi ubona wenda nitwaye delivery rural box ruba ruri inyuma, byibura ruba rugomba kuba rutarengeje santimetero 80. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 078935 1626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda
driving college tv. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujijwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Kubera ko kino cyapa gitegeka, nta mahitamo ufite yo gukora icyo ushaka. Iyo ukibonye kiba gishinze hariya kuri rompuwe, uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Rero kikaba kivuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Iryo tara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshwa kugira ngo bikwereke igice cyaguteza ibyago. Rero ntacyo riba ryahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Kubera ko nta kintu ryahindura ku maferuje, nta kintu ryahindura ku bimenyetso bimurika. Uretse kukubwira gusa ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Iryo tara ry'umuhondo rimyasa rikoreshwa kugira ngo akwereke igice cyaguteza ibyago, ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo romoroki zidafite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C, igare. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka nze nkubwire impamvu. Kino kibazo ushobora kukibona ukagira ngo birasa kandi biratandukanye. Hano bavuze ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80. Zifite ubugari burenga ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Naho hejuru nta nubwo ari kure, reka nze dusubiremo mbibereke kugira ngo musobanukirwe neza. Naho hejuru ho bari batubwiye ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Hano twabonye ko ari ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. None kwa kino kibazo cyo baduhaye ngo romoroki, baduhereza ikibazo neza neza kimeze nk'ikiriya, ariko mu bisubizo bine bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo neza neza kiba kimeze gutya, ariko ugasubiza ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hano rero bashyizeho ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, kandi aba ari ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko usobanukiwe, ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita umenya itandukaniro, ntugire ngo birasa. Ndizera ko rero waramusoma D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Waba ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, waba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara. Ese ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? A, bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B, bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa
bikorwa icyo amenyeshejwe. Se baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe? D. Ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba ugiye guhagarara ugatinda kumwereka ko ugiye guhagarara, ashobora guturuka inyuma akakugonga. Ugiye gukatira ibumoso ugatinda gucana ikinyoteri cy'ibumoso, ashobora kuba agiye kunyuranaho akakugonga. Rero bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo uri kubamenyesha. Niyo mpamvu biba bibangamye. Ahubwo niba ugiye gukata ubyerekana hakiri kare. Waba ugiye guhagarara ukabyerekana hakiri kare kugira ngo abandi bakoresha umuhanda baze kubona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo uri kubamenyesha. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Aba agomba gukora iki? Aba agomba kwitwara uti? A. Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B. Gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C. Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D. Guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A. Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo abapolisi niba bahageze baze gupima bamenye se ninde wari uri mu makosa, no kuzishyira ku ruhande. Kuzishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga mugahita muteza ambutiyaje mu muhanda. Muzishyira ku ruhande rero kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, mukanashushanya aho zagonganiye kugira ngo abapolisi nibahagera baze kumenya ese ninde wari uri mu makosa. Ndizera ko haramutamo A. Ndizera ko haramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri. B. Umuhanda ugabanyijwemo ibisate bine. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. D. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi kino cyapa bagishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigeramo hora kiza kigusanga kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. None uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo, aho urajya urahura n'ibindi binyabiziga biza bigusanga, bahita bashyiraho kino cyapa bakubwira ngo ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo kugira ngo umenye ko amategeko yahindutse, kubera ko amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo n'amategeko yo mu cyerekezo kimwe akenshi abatandukanye. Ndizera ko ramusamo D. Ndizera ko ramuswe cyandika ku gapapuro. Kiriya cyapa bajya bakibaza mu buryo bw'amagambo bakavuga ngo giteye kuwe buryo, ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Bikurikizwa gusa hehe? A. Mu masangano. B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkoma n'ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C. Ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkoma n'ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma iso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa kuva aho bishinze. Ubundi uzakibona imbere yawe ntukurikize ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri gutegeka, ariko ukimara kubyitaho kuva aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho, ugomba gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri gutegeka. Rero niyo mpamvu duhisemo B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga ni nko kuvuga ngo cyerekana ahantu hari igaraje, kiba kirangwa n'amabara asate: A ubururu, umweru, umutuku; B umweru, umukara, ubururu; C umutuku, umweru n'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Kiba kigomba kuba gifite amabara atatu, ariyo umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara n'ubururu, umuzenguruko w'ubururu. Video y'ibyapa nyongera narayikoze, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ibyo byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Amabara rero ni umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara n'ubururu, umuzenguruko w'ubururu. Ishusho yo aba ari mpande enye. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira. Niba uhagaze uparitse ikinyabiziga cyawe impande y'umuhanda, hari impande y'akayira k'abanyamaguru, hari umwanya uba ugomba kubasigira kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda. Uba ugomba kubasigira akayira byibura gafite ubugari bungana buti: A metero 1, B metero 2, C metero 0.5, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 1. Akayira uba ugomba kubasigira byibura kaba kagomba kuba gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo bashobore kukanyuramo bataje guteza umuvundo mu muhanda ngo babangamire imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kirangwa n'ubuso bw'amabara asati: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko kiriya cyapa kiba gifite ubuso busa nk'icunga rihishije. Mu Rwanda nta nubwo dukunda kukibona kubera ko bikunda gukoreshwa hari mu bihugu byo hanze, aho usanga hari ahantu haba hagomba guhagararwamo na bisi gusa, nta yindi modoka yemerewe kuhahagarara. Rero ahantu hahagaze bisi akenshi na ziriya modoka zacu ntoya zishobora kuhahagarara, niyo mpamvu tudakunda kubibona. Icyo cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso busa n'icunga rihishije. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu urahita ukibona, cyangwa urebe mu bintu ndapostinga uyu munsi kugira ngo ubibone ukanda subscribe aho hasi. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije
kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose ngizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga mudasobwa twandikiye kuri iyo nimero tukwigishe mudasobwa. Uboneka amasaha y'ijoro, saa sita z'ijoro, saa saba z'ijoro, turakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire rero cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.